Theogene twarakoranaga kuko iyo bamutumiraga ahantu hatatu ntabwo yabashaga kuhajya hose. Yarababwira ati ndabashakira undi Karafurere nawe ndabizi azabafasha kuri icyo kiganiro akanyoherezaho nkagenda. Urumva rero n'ubundi ngewe nuko nari mfite inshingano ko Theogene we yabanje kuba umuvugabutumwa ukunda abantu benshi ni inzahare n'inzahuke. Nuko ari twe iryo jambo twari developye tukarigaragaza turi gushima Imana aho yadukuye, turi gutanga ubuhamya aho yatuvanye, turi gutanga ubuhamya aho itugejeje. Bituma rero dukoresha iryo jambo ryitwa inzahare n'inzahuke. Ni ukuvuga inzahare iza icyambere ugomba kumenya ikizahaza umuntu. Mu Rwanda rero hari inzahare nyinshi, hari inzahare z'ibyaha zazahajwe n'ibyaha. Twebwe rero tumaze kubona ukuntu Imana yatuvanye mu byaha, tubona twarazahutse, ituvanye mu biyobyabwenge, ituvanye mu mahane, mu kurwana, ituvanye mu bujura, ituvanye mu macakubiri. Tubona ibyo ni ibintu byazahaje abantu, ni ibintu bigoye binanije abantu, ndetse rimwe na rimwe bakiyahura, ubundi bakicana, ubundi bagakora ibintu bibi. Ni ukuvuga rero tumaze kubona ko tuvuye muri ibyo byaha, nibwo twahise tubatiza iryo jambo kuzahuka. Kabiri ni uko ibyo byaha inshuro nyinshi birakenesha, bifungisha abantu, urumva, byicisha abantu. Ugasanga umuntu yarananutse, ugasanga umuntu yabaye mubi ku mubiri, yahinduye isura, ugasanga umuntu yararwaye, ugasanga umuntu Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Ni ukuvuga abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese turabahaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza. Ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite impamvu zitandukanye zatumye uyu munsi usa naho uba utameze neza, ariko turakubwira ngo wakire ihumure ry'Imana, wakire gukora kw'Imana ku buzima bwawe, kuko Imana yiteguye gukora ibintu bidasanzwe. Rero ukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Turi muri cya kiganiro Imboni y'Umuhanuzi, turi kumwe n'umushumba Charles, araza kubibwira mu kanya, kandi turafite umugisha kuba turi kumwe nawe. Imana ibahe umugisha. Reka nze mu kanya atangire atwibwira. Reka rero twumve umushumba atwibwira, hanyuma yuko dukomeza ikiganiro cyacu. Hanyuma nk'uko mubizi turi mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi. Karibu umushumba. Nitwa Arorimana Charles, ndi umupasitori muri ADPR, muri paruwasi ya Muganza, ku itorero rya Mumena hariya i Nyamirambo. Nkaba ntuye ku Muhima hariya muri Nyarugenge. Ndi umugabo, mfite umuryango w'abana 4 n'umudamu. Ndumva iby'ibanze byo kugira ngo tumenyane namwe, ndetse nibwire inshuti z'Irembo, ndumva ari ibyo ngibyo. Yesu aguhe umugisha. Ubundi tumenyera abapasiteri ko aribo bantu bagira abana 12. Niko byatangiye. Urantunguye nanjye, ariko narizi ko ufite 12. Mfite abana 4, umwana mutoya afite imyaka 20. Reka wageze hagati urubyaro. Umwana mukuru arangije imyaka 2 ya university. Burya bwose uzi ko nanjye nubwo nibwira ngo ndakuzi, sanze narakuzi. Ntabwo nzi, ndi umusaza, nuko nzasaza kera, ariko uzajya imyaka nk'iyabikize. Nzayigira. Cyangwa unamurenzeho. Nzayigira kuko ubu maze kugera muri
muri 56. kandi urabona ubundi nibwo ugeze. Ubu ngubu nibwo ngeze nyine. Nibwo ugeze. Mushumba rero iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi wumva iki? Ikintu bita turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi nkawe nk'umuntu wahanuye kera, ndabizi ko wahanuye mu bihe bikomeye, kandi ukaba ufite amateka yihariye y'uburyo Imana ikora, kuko ngiye nkuzi kera wigishije ibintu bikomeye, wigisha abantu bataratinyuka kuvuga, uvuga ibintu biremereye. Ariko ubu ngubu reka tugende tuzamuka mu kiganiro cyacu. Imboni y'umuhanuzi ni iki? Imboni, iryo jambo ubwaryo imboni, birumvikana ko bituruka ku nshinga nyine yitwa kubona. Kandi imboni ni urugingo rw'ijisho. Urugingo rw'ijisho mo hagati, nyine umuntu ufite ijisho rizima baravuga ati imboni ye ni nzima, arabona neza. Imboni y'umuhanuzi rero ni uko aba afite, navuga ngo aba afite impano, kandi akaba abona neza, kandi akabona iby'Imana imweretse. Kandi kubona iby'Imana ikweretse bigendana no kumva ibyo ikubwiye. Niko numva nabisobanura. Ni uwo mujyo rwose. Kuba imboni zawe uyu munsi uri umuhanuzi wa kera n'uyu munsi ugihanura, ubona turi kwerekera hehe ukurikije aho tuva n'aho turimo tugenda tugana? Ubona ubundi ubuhanuzi ubwabwo ni buzima, uruzuye, ntacyo bubaye, kuko ubuhanuzi buzima buri mu ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bupfa iyo nyirabwo yapfuye, iyo nyirabwo yapfubye, iyo nyirabwo yarwaye, nibwo ashobora guhanura ubuhanuzi bupfuye, kuko ababuvangiye. Ariko ubundi ubuhanuzi nyirizina ni buzima, na nyirabwo ni muzima. Niyo mpamvu rero ntibwakwiriye kugira ikibazo, ariko ikibazo giterwa n'ubutanze bitewe n'uko imboni ze zangiritse. Ukabona ko agarukiye hafi. Ubundi ibintu nibura ubona ni ibintu bwoko ki bishobora kwangiriza umuhanuzi? Umuhanuzi icya mbere, kudaha agaciro ijambo ry'Imana. Cyo ni icya mbere, kuko ubuhanuzi bwose bugenzurwa na Bibiliya, bugenzurwa n'ijambo ry'Imana. Rero iyo adahaye agaciro ijambo ry'Imana, nawe ubwe ngo yiha agaciro, ni ukuvuga ngo aba agenze nabi. Ntabwo ubuhanuzi bwe bugira agaciro, ntabwo buramba. Urugero, buriya Elisa yasomaga iyihe Bibiliya cyangwa irihe? Elisa we, bariya abahanuzi bo mu isezerano rya kera ni abahanuzi Imana yazagaho transite, ikabazaho, atari ngombwa ngo basomye Bibiliya, atari ngombwa ngo bayobowe na Bibiliya, bayoborwaga n'Imana ubwayo. Ubundi Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ijambo ry'Imana ringana n'Imana, rikavuga nk'Imana. Ushatse kumenya uko Imana ingana n'ijambo ryayo. Rero Imana itaje pratikoma ako kanya, yohereza ijambo ryayo. Kiriya gihe rero cyaba Elisa yariyiziraga ikababwira. Niyo mpamvu kuko umuntu ashobora kubaza tese abantu ko batubwira ngo dusome Bibiliya, aba bantu ko batasomaga Bibiliya kandi ko bahanuraga ibintu bikaba. Nyine nuko ari Imana yabibabwiraga, ako kanya ikabibabwira, Imana yabazagaho. None bose bakavuga ati twebwe Imana yaragiye cyangwa yahinduye imivugire. Uyu munsi muri iki gihe cya none Imana irahari, ariko iri muri Bibiliya, iri mu ijambo ryayo. Irahari, ahubwo abantu bafite ubumenyi buke ku ijambo ryayo. Noneho rero Imana yabaha umwuka, ikabaha umwuka badafite ijambo. Noneho wa mwuka rero ugakorana n'amarangamutima yabo, ugasanga bahanuye ibitari mu ijambo,
ugasanga barabivanze. Rore se umuntu ashobora kuvuga pastor akavuga ati Imana iraba mu mapuro kurenza uko yavuga ari uburu direct. Wowe aho waba ubyishe uvuze ko ijambo ry'Imana ari impapuro. Ijambo ry'Imana ntabwo ari impapuro. Ijambo ry'Imana ni rizima. Rigira umumaro. Ni rizima, rifite ubuzima. Ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo ari artificiel. Riratonyanga, rifite ubuzima, rirahumeka, ni rizima. Ntabwo rero ari impapuro. Ritandukanye n'izindi mpapuro n'ibindi bitabo. N'ibinyamateka. None uyu muntu iyo abonye hari nk'abantu ushobora kuba wambwira uti iri jambo ry'Imana ryarahinduye, urabazi, hari nabo wasengeye, bavuga ati by'ukuri nabonye abantu bari bameze gutya bahindurwa n'ijambo ry'Imana kandi bavuga ntabwo barenga babiri. Uwa mbere ni njyewe, uwa kabiri ni wowe. ariko urubaga basi ni njyewe, ijambo ryarampinduye, ndabizi ubuhamya bwanjye ni buzima, aho navuye n'aho ndi n'aho njya ndahazi, kandi nawe ndakuzi kuko uri mu bana nareze, uri mu bo twasenganye, uri mu bo twakoranye umurimo w'Imana, wazamutse ndeba. Ubwo rero nawe ndaguhamiriza, kandi nkubeshyeye uri hano nawe wakwisobanura. Ryarampinduye. Pastor, abantu batubonye ari ubwa mbere akaba ari umudiaspora, mu kanya araba avuga ati rwose nari naramubuze. Ni ibiki ijambo ry'Imana ryaguhinduyeho ku buryo umuntu wese ugiye gukurikira avuga ati Sharire ndamwibutse? Ashobora kuba abanzi ari bakeya, kuko urumva ndi mukuru, kuko njye nakijijwe mfite imyaka 22. Nimba ubu mfite 56, urumva imyaka maze nkijijwe. Nakijijwe ndi umusore, urumva rero umusore w'imyaka 22 abageze, ni ukuvuga abamaze kugera muri nyina namuhebe, hahandi mu byaha bimwe, iyo yakuriye mu byaha. Ariko hari n'abasore batabaye mu byaha cyangwa batari mu byaha batanakijijwe, kuko gukizwa ntabwo ari ukureka inzoga. Hari abantu badakijijwe batanywa inzoga, nta nubwo ari ukureka itabi. Hari abadakijijwe batarinywa. Gukizwa ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma we akaba ari we ukubwira, akaba ari we ugutegeka, akaba ari we uguhugisha ugahurwa bya byaha. Niho rero ubuhamya butangira, ni ukuvuga ati nakundaga inzoga, ariko kubw'agakiza ndayireka. Nakundaga itabi, kubw'agakiza ndarireka. Nakundaga kurwana, kubw'agakiza ndabireka. Nakundaga kwiba, kubw'agakiza ndabireka. Urumva rero ntabwo ibyo niho abantu benshi bakunda kwibeshya, akumva ko kuba atarwana akumva ko ubwakijijwe. Abo ntabwo ari agakiza, uwo ni ingeso nziza. Ariko agakiza ko ni Yesu wakira, ukamwemera, ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akaguhindurira umutima n'ibitekerezo, akaguhindura n'ibikorwa bibi, ukinjira mu bikorwa byiza. Mu byo yaguhinduyemo wumva uvuga uti iki kintu ndashimira Imana ko yakinkoreye? Ku bwa kavukire yacu, mu Befeso 2 uhere ku murongo wa mbere aravuga ngo ku bwa kavukire yacu twari kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Yewe mbona narakijijwe nk'uko Aburahamu yumviye Imana, akava muri Uri y'Abakarudayo, akajya ku musozi w'Imana, aho Imana yamuteguriye ikamwereka ati naho ngaho niwe uzajya unyubahira. Nanjye rero navuye muri Uri y'Abakarudayo bo mu bwoko bw'iwacu, kubera ko guhera kuri data na mama na bashiki banjye na bakuru banjye, twese twanywaga itabi, twanywaga amayoga, twarabasinzi. Urumva twararwanaga, havamwo bamwe bakora ibyaha by'uburyo butandukanye, babasambanya, abandi baba abajura. Urumva, ariko havamo n'abandi baba beza,
badakora ibyaha badakora ibintu bibi nubwo ntavuga ngo ntibagiye mu macaci ariko aho bari barasengaga ku rugero rwabo ariko yenda navuga ngo bashigaje gushyiramo ikintu cyo kwizera Yesu no kuvangura ibikoresho byo kumusenga ku buryo ashobora kumva ari umwe mu ngabo za Mariya akavuga ati ariko arambuza gukurikira ubwamikazi kubera iyo wirinda cyane no kumutusha kuri Mariya kuko ubwo ushatse ko umuntu akizwa ntabwo wamubwira ngo nareke Mariya uramubwira ati muzanane yazapfa atanakijijwe Mariya wowe uramukinisha Mariya ariko yafashe isi Mariya uriya mubyeyi ararenze ahubwo jewe muvuga gakeya Mariya muvuga gakeya n'abantu ba Mariya bitwaraho ukuntu kuko abantu ba Mariya bariya abantu bamwizera bayoboye isi urumva rero kugira ngo bakizwe mbese bo kubasengera nyine kuko Mariya igihe cyo mbabwira ndabona ni basi mukizwe nk'uko Mariya yari akijijwe basi nimba mwizera umubyeyi mukaba mumusaba mukaba mumusenga mumusabe gukizwa nk'uko yakizwa kugeza ku rwego mushobora gukundwa n'Imana ikaba yabavukiramo ikaba yavuga ataba uyu ndamwemera ni umukiranutsi ku gato na kanini ashobora kubyara Imana nk'ubu pastor ubu ugiye kubona ukabona ubutumire bwa padiri wo kuri Sainte Famille niba ari Sainte Famille cyangwa se Michel arabwira ngo uze ubwirize wumva ari nk'ikihe cyigisho wajyana mu kiliziya jewe nigeze ariko no kubwira yego si mu kiliziya ariko bajyaga bantumira abakarismatike nkajya kubaganiriza mfiteyo n'abana bakijijwe rwose dusengana uzabaze nk'umwarimu witwa Aloyizi na bakuru be niho nabavanye urumva padiri bakumvise niba padiri akumvise arazatuma n'ikiriyo cyawe rero azatuma padiri nta muntu ujya utwara nta muntu ujya ujyana abantu ba padiri abakibafite mu gitabo aho azabashakira bazasubirayo ntacyo padiri yantwara kuko dukora umurimo umwe wese ntihari abatwara nawe hari abajyana nawe hari abajyana ariko bwebwe iyo sindamenya padiri iyo abantu bavuyeyo baba baguye cyangwa bakijijwe iyo bavuye kwa padiri se baba bataye Imana kwa padiri se kwa padiri ubundi iyo uvuyeyo uba utaye Imana cyangwa ubusanzwe kwa padiri ubundi ni nko muri pipinyeri ntabwo rero wabona urugemwe uvuge ngo rugiye mu bundi butaka bwiza ngo hari icyo rubaye ruri hariya mu ngemwe ni ruzima nirugemurwa nabwo ruzakuriraho rwagiye urumva rero padiri nawe yiga Bibiliya padiri nawe yiga Bibiliya arabizi cyane ni umusaserodoti ni umusaserodoti nyine ubwo nari nkibivuga aguhaye kubwirizayo akakubwira ati uyu munsi uze kuza kuvuga ivanjiri muri kiliziya wakwigisha ihe nyigisho bo nakwigisha nabanza nkigisha kuvuka bwa mbere kuvuka bwa mbere narangiza nkigisha kuvuka bwa kabiri iryo somo ndibwira ryabafasha nanjye naribyazamwe umusaruro nababwira nti umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuwemo umuruho agapfa akenyutse
ubwo rero uko niko kuvuka bwa mbere ni ukubyarwa n'umugore kibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka narangiza nkahita nsobanura uwo mubiri nkahita ninjira rero no mu mwuka nkavuga kubyarwa n'umwuka ukavuga n'ingeso za kamere nkavuga nyine kubyarwa n'umwuka nkavuga n'ingeso za kamere urebye ni nk'ikiganiro cya Yesu na Nikodemu Nikodemu nawe yari padiri nawe yari umwigisha amategeko yego yamusanze ninjoro aramubwira ati rero ntunyicire akazi ariko bya bintu bavuga nanjye nabyemera nabo babyemera ibyo tuvuga kandi natwe ibyo bavuga bimwe turabyemera kuko ni Bibiliya basoma mu nzandiko asoma mu nzandiko ariko bwese kubera akazi bukaga guhura ariko kubera akazi ugasanga ntabwo wajyayo ugasanga kubera akazi Imana ishimwe cyane kubw'ikiganiro cyiza kiryoshye Pastor Charles imbaraga z'amasezerano yubatse ate imbaraga z'amasezerano gusora ko amasezerano bimeze bite amasezerano imbaraga z'amasezerano ni agakiza imbaraga z'amasezerano ni agakiza imbaraga z'amasezerano ni ijambo ry'Imana ni ukuvuga rero iyo ushaka kumenya imbaraga z'amasezerano uzirebera mu ijambo ry'Imana hari abagiye bayahabwa agasohora niho wamenyera imbaraga z'amasezerano ubona amasezerano ya ba Mose ukabona amasezerano ya ba Yosuwa ukabona amasezerano ya ba Nehemiya ukabona amasezerano ya ba Ana ukabona amasezerano ya ba Aburahamu niho ubonera imbaraga z'amasezerano rero nuko Imana nta jambo ivuga ngo rihere naho ngaho kujya kureba izindi imbaraga z'amasezerano uzirebeye mu bantu basanzwe inshuro nyinshi ntabwo wazibona nk'imbaraga ariko uzirebeye mu ijambo ry'Imana imbaraga z'amasezerano ukuntu ziteye icyo ziba zisobanuye tukuzi nk'umuntu wazahuwe ushingiye kuri rya jambo rivuga ngo Imana yaratuzahuye na bugingo n'ubu ngubu uracyari inzahuke cyangwa oya narazahutse ntabwo ndi inzahara warazahutse ndetse n'impanga yawe Theogene urabizi ko yitahiye uyu munsi nk'umuntu wari uhagarariye inzahuke nawe ukaba uri umuntu uvuga ati ndacyahamya Yesu ko akura hasi agashyira hejuru ubundi abantu benshi uretse ko ari twe twagiye kuri tere tukavuga nyine tugatanga ubuhamya ariko ubundi abantu benshi ni inzahare ni n'inzahuke nuko ari twe iryo jambo twari developye tukarigaragaza turi gushima Imana aho yadukuye turi gutanga ubuhamya aho yatuvanye turi gutanga ubuhamya aho itugejeje bituma rero dukoresha iryo jambo ryitwa inzahare n'inzahuke ni ukuvuga inzahare iza icyambere ugomba kumenya ikizahaza umuntu mu Rwanda rero hari inzahare nyinshi hari inzahare z'ibyaha zazahajwe n'ibyaha twebwe rero tumaze kubona ukuntu Imana yatuvanye mu byaha tubona twarazahutse ituvanye mu biyobyabwenge ituvanye mu mahane mu kurwana ituvanye mu bujura ituvanye mu macakubiri tubona ibyo ni ibintu byazahaje abantu ni ibintu bigoye binanije abantu ndetse rimwe na rimwe bakiyahura ubundi bakicana ubundi bagakora ibintu bibi ni ukuvuga rero tumaze kubona ko tuvuye muri ibyo byaha nibwo twahise tubatiza iryo jambo kuzahuka kabiri ni uko ibyo byaha inshuro nyinshi birakenesha bifungisha abantu urumva byicisha abantu ugasanga umuntu yarananutse
ugasanga umuntu yabaye mubi ku mubiri yahinduye isura, ugasanga umuntu yararwaye, ugasanga umuntu arafunze, mbese ugasanga umuntu ntabwo akundwa abantu baramwishisha bakamuhunga, hagera ahantu banitse imyaka bati mucunge ubwanyuze ahangaha arayayanura, abanitse imyenda ati imyenda muyirinde, cyangwa ibyuma runaka ati nyaboneka muhagarare ku miryango yanyu, iyo televiziyo ishobora kugenda. Ni ukuvuga rero iyo umaze kubireka nibwo weho abantu batangira kukubwira yuko wahindutse, wabaye undi muntu, none wowe ukavuga ati ntabwo nyiri wa wundi Imana yaranzahuye, Imana yangiriye neza, narahindutse. Ubuzahare bwa mbere ho n'ibyaha. Ubuzahare bwa kabiri ni ukuzahazwa n'ibigeragezo. N'ibigeragezo bizahaza abantu. Ushobora rero no kuba ukijijwe ukaba uri inzahare kubera ibigeragezo. Urumva? Ibigeragezo ukazahazwa n'indwara, ukazahazwa n'ubukene, ukazahazwa n'amadeni, ukazahazwa n'abarozi bakuroze, ukazahazwa mbese ibyo bigeragezo by'uburyo butandukanye. Ni ingaruka za jenoside zizahaza abantu, ugasanga abantu barazahaye kubera bahuye na jenoside, babaciye amaguru, babaciye amaboko, babamennye amaso, barabatwikiye, barabasenyeye, imiryango yamushizeho agasigaranya, ugasanga yarazahaye. Gusa icyo dushimira leta y'u Rwanda ni uko abo bantu leta yabamenye, ubu ngubu ikaba iri kububakira, ikaba iri kubaha inka, ikaba iri kubambika, ikaba iri kubavuza, ikaba iri kubakorera ibyangombwa byose by'ibanze, n'abashaka kwiga bakabarihira amashuri. Ariko ubundi bitaragerwaho, bitaraba, wasangaga umuntu yarazahaye. Hariho rero n'uwazahaye kugeza ku rwego rw'ubumuga, na leta nta kindi kintu ishobora kubikoraho, ntabwo waba acitse amaguru cyangwa amenetse amaso bakumenya gutyo nyine, ariko ubuzahare bukakugumaho. Urumva hari ubuzahare rero bukira, hari n'ubuzahare umuntu agumana. Urumva hari ubwo aterwa n'abantu, hari ubwo yitera. Urumva rero ibyo byose ni ubuzahare buturuka ku mwanzi. Hakaba n'ubuzahare buturuka muri kavukire, ugasanga karande zarakukokamye, ugasanga nawe ushobora no kuba ufite imiryango ijya mu bigirwamana, imiryango itemererwa gucuruza, itemererwa kwiga, itemererwa kurongora, ugasanga wajahajwe n'ayo mahame n'izo karande zo mu miryango. Ukabona umuntu ni umusore w'imyaka 70, iwabo bakize, ntacyo akennye, ariko ukabona ibyo gushaka kubona rero umuntu w'imyaka 70 akijya kurya muri resitora ndetse zandagaswe, biba ari ibintu by'ubuzahare, ni ibintu bya karande. Ndumva ari ubwo busobanuro bw'inzahare. Kuzahuka rero ni ukuva bwa mbere, ni ukuva mu byaha ugakizwa, ugahinduka icyaremwe gishya, ubwo uba ubaye inzahuke. Kandi kuzahuka nanone ni ukwinjira mu buzima, ugakora, ugashaka imibereho, ugakoresha ubwenge, ugakoresha imbaraga, kugeza igihe witeza imbere, kugeza igihe ugera ku buryo nawe wigurira umwenda, wigurira ibyo kurya, wirihira ishuri, cyangwa ukarihira abana bawe, wigurira inzu, ukigurira imodoka. Urumva uba ugeze ku rwego rwo kuba, nimba ukijijwe ukaba ugeze ku rwego rwo kuba uba ufite inzu yawe, wigurira umwenda, wirihira mituweli. Urumva ubu nta watinyuka kukwita inzahare. Icyo kirumvikana cyane rwose. Mu rugendo rwanyu rwo kuzahuka, rwo kugira, hari abantu mwagiye muzahura, ndetse muri kumwe na Theogene,
ariko uyu munsi usigaye nk'umuntu umukorera mu ngata, ubu ubitekereza ute? ntabwo ari twe tubazahura kuko natwe nta watuzahuye, ariko ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo risanze abigishwa, Yesu asanze abigishwa be ku nyanja, yarababwiye ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Urumva, kwemera kumukurikira rero ni ukwemera kugendera ku mahame ye. Icyo gihe rero ushobora guhura nabo ugasanga barazahutse. Natwe rero iyo dukoresheje ijambo ry'Imana tugakoresha n'ubuhamya, ni ukuvuga ngo abantu bakemera ijambo ry'Imana ko ari rizima, bakizera Yesu watubatuye, barangiza bakemera gupfukama no kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza, nabo tayari baba barangije kuvuka bwa kabiri, binjiye mu nzahuke. Mukabashyira mu ntuza y'inzahuke. Iyo ukijijwe tayari uba watangiye kuba inzahuke. Hari umurimo mu nshuti wawe Theogene yakoraga nk'umupasiteri mugenzi wawe, ubu mu gutekerezaho mute kugira ngo ba bantu kuko niba Theogene wari umuvugizi, kuko Theogene niwe wamureze, niwe wamwigishije, hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo uhari nk'umwunganizi we cyangwa nk'umuntu ushobora gutuma iriya mpano yitazima. Mu mboni yawe ubona ari iki gikwiriye gukorwa kugira ngo bariya abantu bo mu muhanda bakomeze bafashwe, cyangwa inzahare muri rusange? N'ubundi Theogene twarakoranaga, kuko iyo bamutumiraga ahantu hatatu ntabwo yabashaga kuhajya hose. Yarababwira ati ndabashakira undi Karafurere, nawe ndabizi azabafasha kuri icyo kiganiro, akanyoherezaho nkagenda. Urumva rero n'ubundi njyewe nuko nari mfite inshingano, ko Theogene we yabanje kuba umuvugabutumwa ameze, yari umuvolonteri, njyewe nkaba nari mfite inshingano zo kuyobora, zo kwicara muri biro. Urumva rero ntabwo nagiye kuri tere cyane maze kuba umuyobozi, kuko nabaye umuyobozi mu itorero muri 2023. 2023 nibwo nabaye umuyobozi. Urumva rero njyewe nabikoraga aho nyoboye, cyangwa muri paruwasi, cyangwa habaye igiterane aho hafi, cyangwa se mfite konji rimwe mu mwaka. Urumva rero ntabwo nabigiyemo cyane nka Theogene, ariko izo nyigisho kuzitanga, ubwo buhamya kubutanga, zo mpuguro kuzitanga, n'aba Theogene n'igihe wabigishije kwigisha, ndabarera, mbigisha uko bavuga, mbigisha uko batanga ubuhamya. Ni bya bindi bavuga ngo wigisha intore ikakurusha, ariko ntabwo ari ukundusha cyane, kuko jyewe nkoresha ijambo ry'Imana, gatanga ubuhamya bujyanye n'iryo jambo. Ntabwo ngira ubuhamya bumwe rero jyewe, ngira ubuhamya bugendanye n'ijambo. Oya, icyo twakwifuza nuko n'ubundi imbaraga uracyazifite muri iki gihe, ukwiriye kwigaragaza kugira ngo cya cyuho cya Theogene cyere kuba kigaragara, kuko genda kuzi, uzi kwigisha, wigisha abanyweye ibiyobyabwenge bakihana, wigisha abantu bose batekereza ko baba baragize imbaraga z'Imana ziri muri wowe zigakora akazi kayo. Ndabikora n'ubundi, gusa ntabwo nakunze kujya kuri channel kuri YouTube, ariko ubundi ndabikora. nk'umwaka ushize narindi mu bari kwigisha, mu bari muri biriya biterane byari byateguwe na Compassion hamwe na ADPR, narindi mu bigisha, nagiye kwigisha i Butare hari ingoma, igiterane cyahabaye, nijye wakigishije, njyana n'uriya mugabo wo mu Gasyata wari ufite umugore wari warabaye indaya nawe, Noza Mama Fabrice. Ubwo ni Papa Fabrice, niwe twajyanye. Ibiterane byabereye i Mahama, nagiye gutanga ubuhamya no kwigisha i Mahama. Icyo gihe najyanye na Theo, bose babireba, dukora igiterane kinini cyane,
twazengurutse iriya paruwasi ya Kiyanzi. Hano muri Kigali naho nagiye nkora ibiterane. Icyakurikiyeho nagikoreye iriya mu Busanza muri paruwasi ya Kicukiro. Ni henshi. Ikindi nagikoreye muri paruwasi ya Muganza iriya za Mwendo, naho cyari igiterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge. Urumva rero ndabizi uko umurimo uracyakorwa. Ntabwo rero ari nimba hari abafite icyo kibazo cyangwa bumva bakeneye umuntu wo kubafasha urahari. Ubundi Bibiliya iravuga ngo hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali. Iyo Bibiliya ivuga rero ibihumbi 7 ntabwo ari ibihumbi 2 birarenga 7, ahubwo ni ukuvuga ngo inyuma ya Theo hari ibindi bihumbi 7 bimeze nka Theo. Inyuma ya Sipiriye hari ibindi bihumbi 7 bishobora gukora nk'ibyo Sipiriye akora. Bikavuga hari 7 rero. Ni ukuvuga rero ntabwo wapfa ngo uvuge ngo umurimo w'Imana ngo ntukomeza gukorwa kandi muri 7 ari umwe uvuyeho. Mu bihumbi 7 havuyeho umwe, abandi baricuma. Nuko gusa abantu nanone bubaka ku muntu cyane ukabona niwe bumva bahaye nyine uburemere, ariko inyuma ye hari abandi. Inyuma y'umuntu hari undi. Kuko buriya nureba nk'ariya wicaye Kacyiru, hari abarimu bari bahari bakomeye bakaze, hari abahanuzi, ndabazi igihe hariya Kacyiru n'amazina yabo ndayazi, ariko si ngombwa ngo nyavuge. Ariko ntibagihari, ahubwo ni wowe uhari. Hari abashumba bari bahari, ariko ntibagihari, hari abandi bashumba. Ibyo rwose iriya ntebe ihora isunikwa, ihora inyeganyega, n'abayicayeho baba bareba imbere. Bareba aho basohokera, ntibareba aho binjira, kureba aho bazasohokera. Ariko batangiye kubarwanaho, baravuga ati muzishyire mu mbavu. Muzishyire mu mbavu, ntimukazishyire hariya imbere. Cyakoze bahashyiriza 2 n'ubundi bashobora kuzigendera bibaye ngombwa. Baravuga ati hajye yicara umuyobozi n'umwigisha. Umuyobozi we ajya ahora hicaye. Ibintu byose ni ubuhanuzi. Buriya mu rupfu rwa Theogene ndabizi ko warubayemo cyane nk'umuntu wari hafi yawe, warwigiyemo ibiki? Ni iki wigiyemo kijyanye no gukorera Imana nubwo usanzwe ubizi, ariko hari igihe umuntu abona ibintu akavuga ati noneho mbonye ibintu bishya? Ngewe ntabwo byabaye bishya cyane, kubera gusoma ijambo ry'Imana. Ko ijambo ry'Imana ravuga ngo urupfu rw'umukiranutsi ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Kandi gupfura umukozi w'Imana ubundi niko byakagombye kugenda. Abandi bakozi b'Imana bagenzi bawe n'abantu b'Imana n'abagukundaga bakwiriye kuguha agaciro nk'umuntu w'Imana utashye. Biriya rero byakozwe mu gihe cya Theogene, ni ukuvuga ngo Imana yagaragaje umurimo yakoraga nuko yawukoranaga umwete. Bituma rero agaciro k'umukozi w'Imana kagaragara. Si we wenyine, hari n'abandi bakozi b'Imana bagiye bataha, ubona urupfu rwabo ari urw'igiciro. Ubona umukozi w'Imana n'imva ye n'umurambo we naho arya hose ukabona harubashywe, hafite agaciro. Muri iyi myaka twavuga ko dutakaje abantu bakomeye kandi benshi. Tuvuga ngo ni inzu z'ibitabo zaba zihiye. Uyu mu mwaka ishize twabuze Theogene, birumvikana, agiye akurikirwa
ubwo na Mpyisi nawe aragenda. Mm. Undi muntu wagiye n'indera, abandi bari bagiye ari abahanzi baba. Ejo ku mugoroba ndi kwigisha nibwo nzasobanura iryo jambo, nzarisobanura mu ijambo ryitwa imbabazi. Uko urupfu ni imbabazi z'Imana, gupfa ni imbabazi z'Imana. Urumva ni ijambo mvuze riremereye, ariko z'Imana ziba imbabazi z'Imana iyo apfuye. Ari igihe Imana iba ishatse, wigeze kumbaza iby'amasezerano, hari igihe Imana iba ishatse kumusohoreza isezerano ry'ubugingo, isezerano ry'ijuru yaragiye rimubwira. Izo ni imbabazi z'Imana zitumye apfa cyane. Uragira uti rero urupfu ni imbabazi z'Imana. Urupfu ni imbabazi z'Imana. Uwabyumva yavuga ati atubwe ingiriye imbabazi kuko mpfuye. Ari umuntu upfa ari n'umukiranutsi, agapfa ari umukozi w'Imana. Izo nazo ni imbabazi z'Imana, kuko nta gihombo abagize, nta n'igihombo Imana ibigize. Ibonye yuko bishoboka ko nanakomeza no kuba ashobora no kuzaburira ubugingo, ikavuga ati kubwo imbabazi zanjye nagusezeranije ijuru ndagucyuye. Abantu nyine bararira, abantu bakababara, ariko imbabazi Imana nta gihombo ibifite. Nanone umuntu ashobora gupfa akanarimbuka, yapfa akanarimbuka, ariko Imana ishobora kwica umuntu wari ukurikiye umuntu kubwo imbabazi zayo. Wabyumvise? Nk'uko yishe Abanyegiputa igakiza Abisirayeli, ni ukubera imbabazi zayo. Kubera imbabazi zayo ishobora kwica umuntu agapfa, cyangwa igakiza umuntu agakira kubera imbabazi zayo. Byakwirukankagaho bigasinzirira guhera. Aya kantu karafashije cyane. Bigasinzira guhera. Karafashije cyane. Kuko ibyo byose tukabibona mu mbabazi z'Imana. Mu mbabazi z'Imana. Zabisobanura ejo. Ndafashijwe cyane. Abantu benshi urumva baba bafite ubumenyi buke mu byo bavuga, ugasanga hari ababa bafite ukuntu bavuga atari ko kuki Imana itwaye umuntu, kuko naje gusanga abantu benshi ntago bavuga ijuru ariko ntibarikunda. Ubundi abantu ntabwo ahubwo bazi ko bafite isezerano ryo gupfa. Niyo mpamvu iyo risohoye ntabwo abantu bagerageza kwishima no kubyina no kuririmba. Ni abantu bavuye Murenge, kuko no mu rupfu rw'umuntu wabo ukijijwe niho baba babonye umwanya wo kuzura umwuka wera, no kwishima no kuririmba no kunezerwa no kurya no kunywa. Hari abantu basobanukiwe urupfu rw'umukozi w'Imana. Niyo mpamvu rero ntabwo abantu bazi neza ko nta yindi nzira tuzanyura uretse inzira y'urupfu tujya mu ijuru. Ntayo. Numva rero icyo ntekereza cyo ni uko byamera kose cyangwa uko biri kose, ikigaragara ni uko ari isezerano ry'Imana. Imana yasezeranyije abayizera n'abatayizera cyane. Ubwo urumva ngo ni isezerano rya buri wese cyane. Ni isezerano ririya, ni isezerano abantu ntibamenya ko ari isezerano, ariko ni isezerano. kuko iravuga ati gupfa aho muzapfa. Umwanzi uzaheruka no gukurwaho n'urupfu, narwo rupfa. Ariko kongera kavuga ati hahirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo baruhuke imirimo yabo n'imihanda, ngo imirimo yabo ijyane nabo ibakurikiye. Kuki urupfu Imana irugira ibanga ku muntu? Ariko si ku bantu bose. Hari igihe Imana iguhishurira ko ugiye gutaha, cyangwa ikabihishurira n'umuntu wawe cyane. Ese buriya wumvaga Mpyisi ibyo yavugaga atari yahishurira, ari kubabwira ati shahu ndabasezeye. Yari yahishuriye.
uribwira ngo yasezeraga atarwumvise atarubwiwe yarwumvaga hafi yararwumvaga hariho noneho n'abandi Imana ibibwira nzi umuntu Imana yabibwiye yari umukobwa muri jenoside aririnda baramufata aranga bamutera ibyuma aranga aravuga ati sinshobora gusambana timurasambana n'intumbi yanjye arakomeza ararwana kugeza igihe Imana ikoresheje ubumana bwayo iramutabara nyuma ya jenoside yari afite inkovu afite none Imana iramubwira rero igihembo nzaguhemba nzagucyura mu igare ry'umuriro ariko maze gukora ibyo nakubwiye byose amaze kurongorwa amaze kubyara amaze kubona ubutunzi noneho iragenda ibibwira umugabo we imwereka ubundi bukwe bugiye kuba mu rugo irabimuhishurira mu kanya imvura iretonyanze ajya gutega amazi ku rubaraza umurabyo urabije ahita yiryamira aho ku rubaraza abana bakajya bamubyutsa ati byuka ati dore uri kunyagirwa tayari yagiye mu igare ry'umuriro urumva rero bo bari babizi ntabwo Imana ibihisha abantu bose hari abagenda nyine bibatunguye ariko abantu benshi bakunda kuvuga ati nk'umuntu rwose uzize impanuka ati ko dushobora kubiha amahirwe makeya inshuro nyinshi ababizi cyangwa se hari ababimubwiye neze ntujya wumva batubwira abantu ziti Imana ikuyeho impanuka hariho n'ababwiye ati mbonye impanuka ariko bagusengere wezwe nunataha uzataha abahanuzi benshi bazi ubwenge ntabwo bahita nk'ibyo bihungabanya abantu bahita babivuga baragusengera gusa kugira ngo wezwe akakuba hafi gusa icyo nabonye cyo ku muntu w'Imana iyo Imana yitegura kugutwara ikwambika igishura kimeze nk'imbabazi zayo nk'uko wabivuze muri icyo gitondo muri iyo minsi ugatangira gukora ibikorwa byo kwezwa waba uri no mu modoka urimo ugenda ukumva hajemo umwuka wo kwezwa nk'umuntu ugiye kugenda Imana ni urukundo ntabwo yo ntigambiriye kurimbura abantu dusoza rero turagira ngo wenda